bafite kwiringira ibintu bikomeye, very expectant. bategereje ibintu byinshi. And then by the middle of the year, none umwaka wagera hagati, things don't look very ibintu different from rimwe the na previous rimwe year. In fact, in many bigasa cases, bidatandukanye n'umwaka washize. Muri they akenshi find that things are even bisanga ko worse. ibintu byarushijeho kumera It's nabi, already in the middle of the year. kandi umwaka ugeze hagati, Then, of course, noneho discouragement sets in, bagatangira gucika intege, and kandi they find they're racing towards the end of the year bakabona without umwaka ugiye any gusoza serious accomplishments. nta kintu gikomeye Their dreams bagezeho, didn't come true. inzozi zabo zitaragezweho. The year was basically the same as the previous one, or even worse. umwaka ugasanga n'ubundi wabaye nk'ushize, So they go cyangwa se very sad. waranarushijeho kumera nabi, rero bakababara cyane. And then the next year comes in, umwaka utaha ukaza, it's the same thing. bigakomeza ari uko bimeze, And they look back at akareba inyuma akongera akamera nk'aho ari uko byahoze 5 years, imyaka 6 itanu years, ishize, 10 itandatu years. cyangwa n'icumi. Life hasn't been so good for them. ubuzima butaragenze neza kuri benshi, And they wonder why. maze bakibaza impamvu. Well, there are many reasons. hari impamvu nyinshi, And when I say many, I don't mean that kandi iyo it's mvuze a ngo long list. ntabwo No. ndi kuvuga ko ari urutonde rurerure cyane, ni ibintu bikeya. Such people may not realize. abantu nk'abo batabona. Maybe nobody ever told you that ahari you have nta muntu ugeze a ukubwira whole ko lot more responsibility ufite inshingano to your destiny nyinshi cyane ku hazaza hawe than you may have ever thought. zirenze uko waba warigeze ubitekereza. What happens in your life ibiba mu has a buzima lot to do bwawe with you, ni wowe bireba, your decisions, ibyemezo ufata, your words, amagambo uvuga, ibitekerezo uba ufite, the structure of your mind. uko imiterere y'ubwenge bwawe imeze. Most of what your life turns out uko with akenshi ubuzima bwawe bugenda is the making of your mind. bigendana n'imiterere y'ibitekerezo ufite. One of the questions that Jesus posed to the Jews kimwe mu bibazo Yesu yabajije is, abayuda, why do you reason like this? yarababajije ati kuki mutekereza mutya, Why do you reason like this? kuki mutekereza mutyo. Their reasoning was their imitekererezo own. yabo niyo ibyo yabatezaga ibibazo. For a whole lot of people, ku bantu benshi there's where the problem is. niyo ikibazo kiba kiri, Their reasoning. imitekerereze yabo. Why do you reason like this? kuki utekereza utyo. Incidentally, it's not really a question you can just answer. kandi and si say, well, the ikibazo reason I reason wabasubiza like this gutyo is gusa ngo uti impamvu ntekereza ntya ni ukubera. not so simple. ntabwo ari ikintu upfa gusubiza gutyo gusa, Because kuko you reason the way you do, utekereza gutyo because that's the library of thoughts in your system. kuko iyo niyo nkoranya y'ibitekerezo biba bikurimo. That's what you got. ibyo nibyo uba ufite. Those are the books on your shelf. ibyo nibyo bitabo ufite iwawe. You reason the way you do because those are the tekereza utyo thoughts kubera that ko you ibyo have ari byo in mind. bitekerezo wakiriye wihinzemo. That's the kind of information. ayo niyo that you have makuru received. wakiriye. Give yourself to the kind of information that you have. ayo It's makuru what you've niyo been listening to, it's wihaye, what you've been reading. nibyo wagiye utega amatwi usoma. So that's what has made up your life the way it is. ibyo ngibyo You are byatumye the ubuzima product bwawe of bumera the gutyo. information that you have uri imbibed.
umusaruro w'amakuru You wafashe can't be different ntago watandukana from what you've been listening to and what you've n'ibyo been wagiye utega meditating on. amatwi n'ibyo wagiye wumva wiyumvira. Sometimes some people say, well, umwana nkaravuga bati but I always listen to the ariko word of God. nkomora ntega amatwi ijambo How true ry'Imana. is that? si ibyo ni ukuri? Maybe you always cancel it with ahari some other thought. ijambo ry'Imana uraryumva ariko ukarisimbuza ibindi bitekerezo, andi makuru. Didn't you read it? What ntabwo Jesus wasomye said? icyo You Yesu have made yavuze. the word of God of none effect ijambo ry'Imana mwarihinduye by ubusa the traditions. kubera imigenzo yanyu. Where they get their traditions from? imigenzo Well, the things bayikura of he? society handed over to ibintu sosiyete ibahereza, you. Information from your environment. amakuru avuye mu gace urimo, mu bigukikije, aho wakuriye. And those are the things that control your kandi iyo ni life. ibintu usanga Make bigenga the word ubuzima of God bwawe, that you have received bigatuma ijambo ry'Imana wakiriye of none effect. rihinduka Jesus ubusa. Yesu niko yavuze. So even though you come to church, you listen to the word of God, nubwo uza mu rusengero ukumva ijambo ry'Imana, you read your Bible, ugasoma Bibiliya yawe, continually give yourself nukomeza kwiha to the information that comes from your environment, amakuru aturuka mu hagukikije, to other voices. ukiha andi majwi. Jesus wants you to know Yesu ashaka those kumenya other ko voices ayo majwi will yandi make the word of God of none effect azatuma in your ijambo life. ry'Imana nta musaruro ritanga mu buzima bwawe. So that's why niyo mpamvu year after year buri mwaka they seem to have the same experience, abantu bagira ibintu bimwe bibabaho ndetse bikarushaho kumera nabi, but you can make a complete ariko change ushobora kugira and make a itandukaniro, difference. ushobora kugira ibitandukanye, kandi biroroshye cyane. Very simple. biroroshye cyane. You have to choose who you're listening to. ugomba guhitamo uwo utega amatwi, ni wowe uhitamo. Your life is going to go in the ubuzima direction bwawe buzajya mu cyerekezo of those you're listening to. cy'abo utega amatwi, Whether you're listening to them through their books, waba or through ubatega their amatwi friends, or binyuze through mu their mafilime whatever, yabo, however they binyuze mu communicate with bitabo you. byabo, uko bakubwira kose. This year, uyu mwaka the Lord has told us, is a mwami year yatubwiye ko ari umwaka of manifestation. wo kwigaragaza, And I shared with you kandi nabatsangije 3 areas ibintu bitatu of this manifestation. byo kwigaragaza. I would advise that you listen to the message ndagusaba again and kongera again, kumva ubutumwa ukabusubiramo kenshi understand it, kandi ukabusobanukirwa. let God minister to you koreka Imana ikakubwira personally. ku giti cyawe. Let the Holy Spirit guide you. You know, sometimes people listen to the Word of God and then they make radical decisions that even spoil everything. Because they didn't understand. hari benshi rero Satani yabibye ijambo kubera ko batarisobanukiwe. For example, I remember urugero ndibuka some thought that the only way that bamwe God accepts batekerezaga us ko to really demonstrate love Imana is Christ. Go back to Acts chapter 2. twerekana urukundo In Acts ngo tujya mu chapter 4, byakozwe no mu bice bibiri n'ibyakozwe no mu bice when bine, they sold all their aho belongings, bagurishaga ibyabo byose, and nobody had anything. nta n'umwe yagira ugira Everything icyo was brought atunga, to church, and they ibyo byose divided akabizana mu everything up rusengero and maze bakabigabanya. so they thought, if uko wese we really akeneye. are serious about ngo rero niba koko
our Christianity. tugomba kubaho mu bukristo We bwacu should give up all tugomba kureka ibyo dufite our belongings byose as was done in the book of nk'uko Acts. byakozwe mu byakozwe n'intumwa So we should go back to the book of Acts. tukajya mu byakozwe n'intumwa What they have never thought about is icyo batigeze that batekerezaho the Christians in Acts abakristo chapter 2 mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri all the way to Acts chapter 15 kugeza mu byakozwe n'intumwa ibice 15 were a baby church. ari itorero ry'impinja And their expectation of the Master's return icyo bumvaga uko umwami agiye kugaruka bimeze was based on byari bishingiye misunderstanding of the scriptures. kudasobanukirwa In fact, ibyanditswe until Acts chapter 15, kugeza mu byakozwe they n'ibice didn't 15 believe nta nubwo bizeraga ko Gentiles should be saved. abanyamahanga bagomba gukizwa They believed that salvation was only for the Jews. bizeraga ko agakiza ari And ak'abayuda Jesus was gusa coming back in that generation. kandi ko Yesu azagaruka muri icyo gihe And the reason they believed that kandi impamvu bizeraga ibyo was because they focused on certain ni things uko hari which ibintu they bimwe were told, bitagaho bari barabwiwe and completely misunderstood the message of Jesus Christ. maze ubutumwa bwa Yesu Kristo ntibabusobanukirwa na hato The disciples did. Don't forget, they only ndetse received the Holy n'intumwa Spirit in that same Acts chapter 2. bivuga ko bari bakimara kwakira umwuka wera And Jesus had said to them, kandi Yesu arababwiye I ati have many things to tell you. mfite ibintu byinshi byo You kubabwira cannot receive them now. ariko ntabwo ubu mwabyemera ntabwo But when the Holy mwabyakira Spirit comes, He will ariko guide you umwuka into wera all truth. naza azabayobora mu kuri kose He will teach you all things. azabigisha And ibintu also bring to your byose remembrance whatever ndetse abibutse I told you. ibyo nababwiye byose They needed to understand, to receive and understand the ministry of bari the Holy bakeneye Spirit. kwakira no gusobanukirwa umurimo w'umwuka wera They didn't have much clue. byabaye kandi icyo gihe ntibari bazi neza umurimo w'umwuka You know, urazi just ko because you have received the Holy Spirit doesn't mean kuba warakiriye umwuka wera ntibisobanuye ko wasobanukiwe umurimo w'umwuka wera ugomba kwiga ibyanditswe udafite umwuka wera ntiwasobanukirwa ibyanditswe gusobanukirwa umwuka wera babisobanukirwaga mu bwenge bwabo umuyuda wese abaga afite bakiriye umwuka wera and they began to learn batangira kwiga gusobanukirwa ibyanditswe in a new way. mu buryo bushya And even the mystery of the n'ubwiru Gentiles bw'abanyamahanga coming into salvation ko bagombaga kuza mu was gakiza something new to them. nabyo byari ibintu bishya That wasn't given to them. They ibyo were nta trying to nubwo bari barabihawe the administration ntibari basobanukiwe in the house ibyo of Cornelius, the Roman centurion. petero yakoreye mu They had nzu side with him. ya koruneliyo w'umunyamahanga baramurwanyije kuba yari yagiyeyo It was through the ministry of Paul the apostle that they binyuze mu began murimo to w'intumwa understand pawulo niho gusa basobanukiwe global evangelism, ivugabutumwa mpuzamahanga salvation to the ends of the earth. agakiza Which Jesus had kugeza told ku them. mpera They z'isi thought yesu that yari they were yabibabwiye sent to go find Jews that were scattered bari around the bazi world. ko bohereje kujya kureba abayuda bari baratatanye hirya no hino ku isi ngo babazane mu gakiza muri isirayeli nibyo bumvaga bagomba gukora gusa Isn't it amazing that it wasn't Se any of ntibitangaje the ko 12 apostles, nta n'umwe mu ntumwa 12 the 11 good ones and the bad one that was dead that was replaced? bamwe 11 beza n'uwa 12 mubi Give the wasimbujwe revelation nta n'umwe muri of bo the mystery. imana It yahishuriye was given to ubwiru Paul. byahishuriwe pawulo And Peter, kandi the petero apostle, intumwa in his second epistle, mu rwandiko rwe rwa kabiri indicated yaravuze ngo that the writings, the epistles inyandiko of Paul za pawulo were scripture. zari ibyanditswe In other words, they were bivuze ngo divine writings. zari inyandiko They came z'ubumana by divine revelation. zaje zivuye mu ihishurirwa ry'ubumana So he was definitely there saying to the church, aho ngaho ari bwira "You have to itorero study ati this ibi material. mugomba kubyiga You have to learn this material." mugomba kubyiga izi nyandiko mugomba kuziga So this is very important for us ibi rero ni ingenzi cyane kuri twe
nk'abana And with b'Imana. that, you may be seated. Hamwe n'ibyo mushobora kwicara. So the Lord already told us about Rero the umwami yamaze message kutubwira ubutumwa being the year of manifestation. ko ari umwaka wo kwigaragaza, And very important that you understand kandi ni the ingenzi very cyane first ko part of it, usobanukirwa igice cyabwo cya mbere, the manifestation aho navuze of the truth. kwigaragaza k'ukuri, The truth. kugaragazwa k'ukuri. The truth. One of the things I'd like Kuri. you to Kimwe mu bintu nshaka ko mukora is to go back and study what I told you. kugenda of the mukiga ibyo definition of the nababwiye. Word of God. When I say, what is the Word of God? Ijambo ry'Imana ni And I iki? defined for you what the Word of God is. Ijambo ry'Imana nabasobanuriye Just iryo ari because ryo. somebody's reading something out of the Bible Kuba umuntu ari doesn't gusoma mean ikintu muri he's- Bibiliya ntibisobanura he's yuko talking Word of God or sharing the Word arimo of God. abwira abantu ijambo ry'Imana. Remember Ibuka the many cults, satanic cults hariho that use the Bible. ahantu abakozi ba Satani basengera bakoresha Bibiliya noneho ibintu bakabicurika. And this year particularly, Kandi uyu mwaka by'umwihariko ndababwira nti focus on ita God's word cyane ku ijambo ry'Imana in truth. ry'ukuri, In truth. ry'ukuri, Because there's a lot of kuko misunderstanding of the scripture. hari ukudasobanukirwa ibyanditswe kwinshi cyane. Many preach the Bible Abantu benshi bigisha Bibiliya with terrible ignorance. bafite ubujiji bwinshi. And while they're at it, with all Mu of that gihe bari ignorance, kubyigisha n'ubwo they kutamenya, others. bakagenda So they bacira have a urubanza message of abandi, condemnation, bakaba bafite ubutumwa bwo gucira abandi iteka. while they think that Bo they mu are gihe bari very serious gutekereza for ko God. bita ku Mana cyane. You know. But let me read you Ariko reka mbasomere few scriptures just so you understand what I'm byanditswe talking about. bimwe kugira ngo wumve icyo ndi kuvuga. And I say to you, it matters who you're listening to. Ni ingenzi cyane uwo utega amatwi, kuko ibyemezo ufata n'imyitwarire yawe bizaba bishingiye Person you listen to. ku muntu uheruka So kumva. you become unstable. Icyo gihe rero uwo muntu Because every utari time you hamwe, listen to this other igihe one, wumvisha uyu then nguyu you think like this, then you ukagenda listen to this ugatekereza other one, watega you undi think like ugatangira this, you kwitwara make nawe, decisions, then you ugafata listen to ibyemezo this other bishya watega undi amatwi one. And so gutyo, your life goes like this. ubuzima bwawe rero bugatangira kugenda nta butari hamwe. Let's read from Romans chapter 9. Kadusoma Abaroma ibice 9 umurongo wa 30. What shall we say then? That the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. Ngo But b'abanyamahanga Israel, batageze followed ku after the law of gukiranutsi, righteousness, had not attained to ntabwo bageze ku gukiranuka kw'Imana, ariko n'Isirayeli kubera ko ntabwo babishakishije ukwizera, ahubwo babishakishije imirimo itegetswe n'amategeko, kuko baguye kuri iryo buye. Ndashyira muri Siyoni ibuye rigusha, kandi uryiringira ntabwo azakorwa n'isoni. Yaravuze ngo ubwo abanyamahanga bazaga amategeko baje mu kwizera, bo biringiye ukwizera kw'agakiza ka Kristo, biringiye gukiranuka kwa Kristo bahawe kubwo kwizera. Ntabwo batekerezaga ko babasha kubona gukiranuka bakoze imirimo itegetswe n'amategeko, kuko ntabwo amategeko aribo bari bahawe. Ariko Isirayeli yahawe amategeko bakayizera ko ariyo nzira ibageza ku gukiranuka. Bashakaga kugera ku gukiranuka banyuze mu mirimo y'amategeko, ariko birivuga ngo ntibabishoboye. Reka dusome ibice 10 duhere ku murongo wa mbere.
Brethren, muri my icyo heart's gitabo. desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. bene data iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira abisirayeli ku mana ni ukugira ngo bakizwe. ndabahamya ko bafite ishyaka ry'imana ariko ritava mu bwenge burindiriye gato. And around the world, hirya no hino ku isi there are preachers, ministers. hari ababwirizabutumwa. And that's why I tell you, pray niyo for nkubwira ngo preachers, pray for ujye ministers. usengera abavugabutumwa, Because many have a zeal of kuko God, benshi but not bafite according to knowledge. ishyaka ry'imana ariko nta Many bumenyi saints of God, many bafite. Christians have a zeal n'abera of b'imana God, but not bafite according ishyaka to knowledge. ry'imana ariko nta bumenyi babifitemo. Look at the next verse. reba umurongo ukurikiye. For they, being ignorant of God's righteousness, kuko and kubwo going kutamenya about gukiranuka establishing kw'imana their own righteousness, bagenda bishyiriraho have not gukiranuka submitted kwabo, themselves unto the righteousness of God. ntago rero batumye basuzugura gukiranuka kw'imana, Being ignorant of God's righteousness, birengagije gukiranuka going about kw'imana establish their own righteousness. maze batangira kwishyiriraho gukiranuka kwabo. That's the problem. icyo nicyo kibazo. And that's the reason for so much instability. niyo mpamvu abantu batahama hamwe, Because most don't really know kuko benshi what the Bible says. mu by'ukuri ntibazi icyo They bibiliya have ivuga, assumptions. baba babikekeranya gusa. Because it seems logical. biba bisa nk'aho babifitemo biri mu bwenge, It's illogical to them. kuri bo biba bisa nk'ibifite ubwenge. It just sounds like what God would say. bigasa nk'aho ari iby'ibyo Imana iri kuvuga, So they take it. rero bakabyemera. That's what God said. ko yego ibyo nibyo Imana yavuze, Was that what was in the Bible? ariko si ibyo nibyo biri muri bibiliya. No. oya. Just want to make a note of something for you. hari ikintu ngiye kwandika hano. But if you want to truly live for Jesus Christ, ariko niba koko ushaka kuberaho Yesu Kristo, ukaba ukeneye kumenya ijambo rye. and that's what we're talking about, the nicyo rero turi kuvuga, manifestation of the truth. kwigaragaza How k'ukuri. can you manifest the truth that you ni don't gute know? wagaragaza ukuri You have utazi? to know the truth. ugomba kubanza You have kumenya to ukuri, receive the truth. ugomba kukwakira. As John says, walk kandi in the nk'uko truth. Yohana yavuze, ukagendera mu kuri, Walk in the truth. ukagendera mu kuri, Walk in the truth. ukagendera mu kuri. Go to St. Matthew's Gospel, chapter 7, kadusome muri Matayo ibice 7 from verse duhere ku murongo 5. wa 5. Okay. I think I need to read a few more. reka ngire ahandi Let's read nsoma. from verse 1. I'm going to do 7 verses from verse 1. ndasoma 7, Okay. imirongo wa St. mbere Matthew's kugera ku wa Gospel, 7. chapter 7. Judge not. ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa. Stop there. abantu bakunda uwo murongo, iyo bakosoye bahita bavuga ngo wice urubanza. Says, judge not that you be not judged. For what kuko judgment you urubanza judge, muca you shall be judged. ari rwo muzacibwa namwe, urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. And why beholdest thou the mote nicyo that is gituma in ubona agatotsi thy kari mu brother's jisho rya eye, mwene but so, considerest ariko not ntiwite ku the beam mugogo that is uri in mu thine own eye? ijisho ryawe. Or how wilt thou say to thy brother, let cyangwa me wabasha put ute out the kubwira mote mwene out so of uti thine eye, henga ngo and utokore behold, the beam agatotsi is mu in thine ijisho own eye? ryawe kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe? First cast wandyarya out the we, beam out of thy own banza eye, wikuremo and then shalt umugogo thou uri mu see ryawe clearly to jisho, cast kuko out ari the bwo mote wabona uko out of thy utokora brother's agatotsi eye. mu jisho rya mwene So so. what is Jesus talking about? Just keep following. maze ngo dukomeze dukurikire. Give not that which is holy ibyejejwe by'Imana ntimukabihe imbwa, the dogs, neither cast ye kandi n'imaragarita your zanyu pears before swine. ntimukazita imbere y'ingurube, What did he say they would do? kugira ngo
lest they trample them under their feet zitaziribata and maze turn zikabahindukirana and rend you. zikabarya. Give not that which is holy to the dog, Ibintu by'Imana byejejwe ntimukabihe imbwa, neither cast ye your pearls. kandi imaragarita cyangwa amasaro yanyu ntimukayahe ingurube. What kind of people is he referring to? Abantu ari kuvuga hano ndabereka Interesting. ibintu bitangaje. Listen, Mark's Gospel, Tujye muri Mariko chapter 7, ibice 7 and begin duhere from verse 1. ku murongo wa mbere. Then came together unto him the Pharisees. Abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira aho ari, And when they saw some of his disciples babona eat abigishwa bread be bamwe defiled, barisha ibyo kurya byabo intoki that zihumanye, is to say, with bisobanurwa ngo unwashed hands, zitajabitse mu they mazi, found faults. babigizeho ikibazo. These Pharisees came from Jerusalem. They were watching Jesus. And they saw his disciples eating Bari bari bread kureba Yesu, babona with what abigishwa they be barimo called barya defiled hands. barisha What ngo do they mean by intoki defiled zisa hands? nabi, Because they didn't wash their hands. kuko batari bazogeje mu mazi, kuko rero intoki zabo zirahumanye. The Bible says they found fault. Babigizeho ikibazo Verse 3. ngo For the kuko Pharisees and all the Jews, abafarisayo n'abayuda except bose they washed their hands bataryaga batabanje often, eat not. ntibaryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe bakurikije imigenzo ya ba sekuruza. Next verse. Umurongo ukurikiye, So look at Jesus and his disciples abigishwa na Yesu n'abigishwa be into this traditional structure. baje hano muri iyi miterere y'umuco His disciples are Jews. abigishwa be bari abayuda, Which was nawe yari all the umuyuda. Jews. The Abayuda Pharisees and all bose, the Jews. abafarisayo They n'abayuda did nothing bose until they washed their hands. ntacyo bakoraga batabanje gusukura intoki zabo. Yesu araza, Disciples are eating bread without washing their abigishwa hands. be barimo barya umutsima batakarabye. Why do you think they had the audacity to do that Ukeka ko bagize without washing his hands? Because these kuko Jews, Yesu yari adakarabye intoki. if they were Jews, Niba bari they would abayuda have been koko, practicing what the Jews did. nabo bagombaga kuba bakora ibyo Now, abayuda we find bakoraga. their rabbi, Abona rero umwigisha wabo ntari gukaraba intoki mbere yo kurya, and so they had the audacity to take bread and start eating, and abo rero batangira the kurya Pharisees umutsima saw them and badakarabye. found fault. Bababona ati dore Put the scripture back up there. Just keep the scripture there until I'm done, all right? For the Pharisees and all the Jews, except they washed abafarisayo their hands n'abayuda bose off, eat batajyaga not. batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe And when they come kurikije from the imigenzo market, y'abayisekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro, hearing that, except they wash, ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe which bahumanutse. they have received Hariho n'ibindi from byinshi God bategetswe as na the ba washing of sekuruza cups babo and pots kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. and of tables. Then the Pharisees and scribes asked him, they asked Jesus, Abafarisayo n'abanditsi "Why baramubaza walk not bati, thy disciples ni according iki to the gituma tradition abigishwa of bawe baziririza but eat bread with unwashed imigenzo hands?" ya ba They're not sekuruza, talking bataziriza to imigenzo ya straight sekuruza to them. bagapfa kurisha intoki, Why don't your kurisha ibyo disciples kurya intoki follow zihumanye? the tradition? Kuki abigishwa bawe badakurikiza imigenzo ya ba sekuruza? He answered and said unto them, "Oh, Yarasubije I'm so sorry, arababwira my ati, disciples, ati why rwose did you do this?" mumbabarire, abigishwa banjye kuki bari gukora aya makosa? Did Jesus apologize? Yesu igeze asaba imbabazi? He Oya. said, "Well hath Isaiah prophesied of you hypocrites." Agira ati, Yesaya hano ibyanyu neza mwandyarya, kuko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Howbeit in vain do they worship me, Bansengera teaching for ubusa, doctrines the kuko commandments inyigisho of God. bigisha ari amategeko y'abantu. He said that's what they were doing. Nibyo bari bari Teaching for gukora, doctrines the commandments of men. bigishaga amategeko y'abantu In bakayigira vain do they inyigisho, worship me. They worship me with their lips, bakandamiriza ubusa, their heart is kandamya n'amenwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. These were the people that said they loved God, but they Aba wanted nibo to bantu kill bavuga ngo Jesus. bakunda Imana ariko bashaka So kwica why do Yesu. you go about to kill me? Yesu akababaza ati, kuki mushaka kunyica kandi mbabwiye ukuri? Why do you want to kill me? Kuki mushaka kunyica?
Their hearts were full of hatred, imitima yabo yari yuzuye urwango, bitterness, envy. gusharira, kwifuza. How can you serve God Ni when your gute heart is wakorera full of Imana envy, umutima wawe wuzuye kwifuza, bitterness? gusharira, urwango? With all of those things, Hamwe n'ibyo byose, it doesn't matter what scripture you put. ibyo byose ubifite ibyanditswe byose waba uvuga uko bingana, The man or woman who walks in love umuntu ugendera mu rukundo aba afite gutungana kukurusha. Those are the teachings of Jesus. Izo nizo nyigisho za Yesu. He said, a new commandment I give to you. Izo tumbahaye itegeko rishya, mukundane nk'uko nabakunze. The Bible says the one who walks in love has fulfilled the law. Aravuga ngo ugendera mu rukundo aba yasoje amategeko. That's what he said. Nicyo yavuze. So you want to fulfill the law, walk in love. Ufiza gusoza amategeko, ugendera mu rukundo. But no, they don't walk in love. Ariko ntibagendera mu Condemn rukundo, their brothers and sisters bacira iteka aho bene se, within the church. atari mu rusengero They gusa, get on the internet bajya no kuri interinete, and condemn them. bagatangira kubaciraho iteka Write all abandi, manner of things against them. bakabandikaho ibintu byose maze bakibwira ko They are accepted of God. No, Imana ibemera. Oya, no. Understand the scriptures and walk in the sobanukirwa light. ibyanditswe maze ugendere mu mucyo w'ijambo That's what you're ry'Imana. gonna do. The Nicyo ugomba manifestation gukora, of the truth. kugaragazwa And k'ukuri. what impresses me here Kandi hano about the ikinshishikaza manifestation of the truth, kugaragazwa I k'ukuri. read to you in 2 Corinthians chapter Nasomeye 4 Abakorinto and ba verse kabiri 22. ibice 4 umurongo wa 2. Can we read it? Reka It tuhasome. says, "But have renounced," well, maybe Ariko we na go from verse 1 to give you the context. reka dusome kuva ku murongo wa mbere kugira ngo dusobanukirwe neza. Ubwo dufite uyu murimo nk'uko twakiriye ubuntu ntabwo ducogora, ahubwo twagiye twanga ibintu bihishwe by'uburiganya, tutagendera mu kwiyoberanya, tutagura ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye gatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. But if our gospel be hid, Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, did you see that? If our gospel be hid. niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, No, our gospel is not hid. But if it is said, ntabwo ubutumwa bwacu twahawe butwikiriye. Ariko niba buvuga ko butwikiriwe, budasobanutse, not understood, budasobanutse, ntibusobanutse kuri babandi barimbuka, it is hid to them that are lost. butwikiriwe babandi bari kurimbuka. You know, somebody said, I've been a preacher for 50 years. I don't understand Mas- what Pastor Chris is preaching. Tumaze imyaka 50 mbwiriza, ati sinubyo Pastor Chris ari kubwiriza. How can it be so simple and still you Ni don't gute understand? byaba byoroshye ukaba Even children utabisobanukirwa? understand. N'abana bato barabisobanukirwa. All right. But the manifestation, look at verse 2 again. So umurongo wa 2, But by manifestation of the truth. ariko tukavuga ukuri tweruye, Manifestation of the truth. ahubwo twerekana ukuri tweruye. Where you become the Ni hahandi wowe uhinduka of God's word. kwigaragaza kw'ijambo ry'Imana. But I love what he's saying. The truth. What is the truth? Ukuri, nkunda ibyo avuga. Yesu aravuze In his prayers in John asengera 17, abigishwa muri Yohana ibice 12 umurongo wa 17, avuga ngo ubereshe ukuri kwawe, ijambo ryawe ni ukuri. then I said, Umwana aravuze nti what is the word? Thy word is truth. ijambo ryawe ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni iki? What is his word? Ijambo ry'Imana ni iki? It is not the word of God if it is not consistent Ntabwo aba ari ijambo ry'Imana with the doctrine of Jesus Christ. igihe ritagendanye n'inyigisho za Yesu The Kristo gospel. n'iby'ubutumwa bwiza buduha. Why? Niyo mpamvu If one doesn't even
the gospel niba umuntu adasobanukiwe and ubutumwa its provision, n'ibyo bwaduha ntabwo yamenya ukuri. the gospel of Jesus Christ is the ubutumwa bwiza bwa unfolding Yesu of the Kristo ni uguhishurwa k'ukuri. I gotta say that again as simple as it is. kanongere mbisubiremo nubwo byoroshye. Is the unfolding ubutumwa bwa Yesu Kristo ni uguhishura ukuri. unknown ukuri nibwo ari kuzwi until Jesus was manifested. kugeza ubwo Yesu yagaragajwe. Phanos is the word in the Greek that's translated manifestation. In ya jambo ryo mu Kigiriki chapter 4 and verse 2. And there's only one other place that it is used, and it's quite interesting. I mentioned to you on that night, for the first night. And it's in 1 Corinthians chapter 12 and verse number 7. Abakorino ba kabiri ibice n'umurongo wa kabiri niryo jambo rindi ritandukanye But the manifestation of the Spirit. ngo umuntu wese ahabwa ikintu kimwerekanaho umwuka. Now look at this is wonderful. What is the Iyo ni manifestation byiza. of the Spirit? none kwigaragaza k'umwuka ni You iki? understand the Rero iyo expression usobanukiwe of the Spirit, iryo jambo kwigaragaza k'umwuka the manifestation of the Spirit. uzasobanukirwa ibijyanye no kwigaragaza k'umwuka. It is given to every man because umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. now rero tujye ku murongo ukurikiye the one is given. ngo umwe ahabwa. Okay, so go back to verse 7. reka dusubire ku murongo wa karindwi. But the manifestation of the Spirit is given to every man. umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Given. umuntu ahabwa ikimwerekanaho umwuka. kwigaragaza k'umwuka bihabwa kuri buri wese. From verse 1 to verse 6. tujye kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa gatandatu. What is this expression for the manifestation of the Spirit? Go to verse uzomenya impamvu avuga iryo jambo kwigaragaza k'umwuka. spiritual gifts. ku bijyanye n'impano z'umwuka bene data sinshaka ko muyoba. You know that you are Gentiles. muzi ko mwari abanyamahanga kujyana n'ibigirwamana. Wherefore I give you to understand that no man is seeking by the Spirit of God. Call it Jesus. ndababwira rero mumenye ko nta muntu uvuma Yesu avugishijwe n'umwuka. Now there are diversities of gifts for the Spirit. buri hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe, kandi hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, But the same Lord. And there are diversities of ariko umwami ni umwe. hari n'uburyo bwinshi bwo gukora, it is the same ariko Imana ikorera muri byose muri bamwe ni imwe. focus is on the hano ari kuvuga ku mwuka, ku mpano z'umwuka. the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. kumwe agaheshwa ku ijambo ry'imwe kugwa n'undi agaheshwa ku mwuka n'ijambo. Given by the Spirit. So he's now breaking atatanye no kubisobanukirwa. of the Spirit. For the one is given by the ati umwe ahabwa ijambo ry'ubwenge to another the word n'umwuka, undi by the same Spirit. ijambo ryo kumenya, undi ukwizera umwuka kumuha, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, To another the working of miracles. To another prophecy. undi agahabwa gukora ibitangaza, guhanura, Kinds of undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo. ibi byose amaze kuvuga, uwo umwe we ubikoraho muri bo, agaha umuntu wese uko ashaka, agabira umuntu wese uko ashaka. aravuga ngo ni umwuka uba ukorera muri aba bantu ubahereza zino mpano zitandukanye. bose bakorera hamwe, niyo mpamvu abyita ukwigaragaza k'umwuka. umwuka aba arimo yigaragariza muri bo. aho rero uhita usobanukirwa kwigaragaza k'ukuri. iyo wakiriye ukuri kw'Imana,
kuri kw'Imana kugenga imitekerereze yawe niko uba uri kubona, kwa kugenga ibitekerezo byawe, ibyo uvuga. Ijambo ry'Imana riba ryaraganje imiterere yawe, nuko rero ijambo ry'Imana rigatangira kwigaragaza binyuze muri wowe, rikakorera muri wowe, kuri kw'Imana kugakorera muri wowe. Haleluya. Shalagabrahasto salamande. So you not only one who talks the truth, ntabwo rero uba it is God's truth. uri wa undi uri kuvuga ukuri gusa. In reality, what is the word? Ni iki Now that's what's manifesting. ijambo ry'iki? No, ijambo ry'Imana riri kugaragara muri wowe. The problem is, Ikibazo ni if you have assumption, igihe the Holy Ghost can't use the assumption. udasoba ufite ukekeranya, ntabwo umwuka wera yakwigaragariza mu byo utizera neza. And so your life cannot be that stable. Ubuzima bwawe rero ntabwo buzagira umutekano, ntabwo Something that is kuba warizeye ikintu kitari ukuri. to his word. Warizeye ikintu kitari ukuri, biba bisa nk'ukuri, Looks like it. biba bimeze nkako, It isn't. ariko kuba atari ukuri. Again, that's the reason I defined for you Niyo mpamvu nabasobanuriye what the word of God is. niyo mpamvu nabasobanuriye icyo ijambo ry'Imana ari cyo. So this year, you're Uyu gonna have mwaka a rero ugomba kugira intumbero, ibyo utumbereye, on God's word. Your will ukita is ijambo ku ijambo ry'Imana cyane, and if you bikareka listen rigahindura to what I'm imitekerereze telling you yawe. consistently, it Kandi will help you. nutega amatwi ibyo mbabwira That's what uhozaho, you should also iyo ni imwe mu ntego ugomba kwiha. You know, some people think that they're going to have Abantu bamwe a fast batekereza Christianity ko by listening to many preachers. bazaba bagiye bagira ubukristo bwinshi, bakagenda bumva ababwirizabutumwa benshi. Uba wicanganyikisha, kuko abo ni abantu baturutse mu bice bitandukanye, kandi inshuro nyinshi Maybe you don't understand. rimwe na rimwe ntabwo usobanukirwa. It's not everyone who has a megaphone Umuntu wese ufite mikorofone as speaks loudest akajya avuga cyane, that has the truth. ntibivuze ko ari we ufite ukuri. And God doesn't send you. Kandi Imana ntabwo ikoherereza ku bakozi b'Imana benshi. Paul said, even though there Pawulo yaravuze ngo naho 10,000, mwagira ababwirizabutumwa 10,000, yet you don't have many fathers. ntabwo mufite ba so benshi. Because you know there are 10,000 teachers out there. Karabizi ko hari abigisha 10,000 hariya. Uratera intambwe ukabona hari uri kwigisha, Another one, there's wagenda hari undi uri kwigisha hariya, one more step and there's hari undi ugiye kwigisha hariya. turn the radio on or the TV. Wavungura radiyo, interinete, televiziyo, ugahita ubona Of voices. amajwi ibihumbi n'ibihumbi. He said, follow me as I follow Christ. Timunkurikire nk'uko nkurikira He Kristo. said, follow as many. Ntabwo yavuze ngo mukurikire ababwiriza benshi bashoboka bose, cyane cyane ku cyumweru, ngo ngende ahera ku wa mbere. Niyo mpamvu we wacanganyikiwe. In Jeremiah chapter 2 verse 13. Muri Yeremiya ibice 2:13, Although ye have 10, no. How did you keep that there? For my people have committed two evils. abantu banjye bakoze They ibibi have bibiri. forsaken me, the fountain of living water, Barandetse and njyewe digged out soko cisterns, broken y'amazi cisterns that can hold no y'ubugingo, noneho bicukurira amariba yamenetse atabasha kubika amazi. living waters. Niwe riba ry'amazi y'ubugingo. Like an artesian well. And its water's coming up. Amazi yayo yakajya adudubiza, But it says they have forsaken ariko barandetse the fountain of living water. njyewe soko y'amazi And they y'ubugingo, have dug for nuko bikorogoshorera ibitega mu rutare, cisterns. ibitega cyangwa se In fact, broken cisterns. ibyobo by'amazi bitobotse bitabasha gukomeza amazi. That is religion. They've Iyo ni created for idini, themselves biremera a certain type of Christianity. ubukristo runaka,
Be wise. gira ubwenge. I love something that the Bible tells us. hari ikintu nkunda Bibiliya itubwira, Of Saul versus the house of David. inzu ya Sawuli n'inzu ya Dawidi. inzu ya Sawuli, Even though nubwo God chose Saul, Imana yatoranyije Sawuli, the Bible does tell us Bibiliya itubwira ko that Saul Sawuli preferred to do things. we yahisemo gukora ibintu mu buryo bwe. He was not a man ntiyari who umuntu was after God's heart. washakaga umutima w'Imana. No, he was a man yari umuntu who was fulfilling his dreams. yari arimo asohoza inzozi ze akoresheje umuhamagaro w'Imana. And so God decided Imana you have him another king. And ko yishakira undi mwami itoranya David is Dawidi. a man after my own heart. avuga ati Dawidi niwe muntu umeze nk'uko umutima wanjye ishaka. icyabaye The Spirit of God, the Bible says, nuko umwuka w'Imana yavuye kuri Sawuli, and that Spirit of God umwuka w'Imana aza kuri Dawidi. So the house of Saul was nuko the house of the inzu flesh now. ya Sawuli yabaye inzu ya kamere, ntabwo yabaye inzu y'umwuka. And even though he wanted to kill David, nubwo ashaka kwica Dawidi akagerageza kumwica, Bibiliya avuga ngo inzu ya Dawidi yarushijeho kugenda icika intege, icika intege, icika intege, na nyuma y'urupfu rwe abamusimbuye bashaka kugumana bwa bwami mu nzu ya kubugumisha mu nzu ya Sawuli byaranze. inzu ya Sawuli yagiye irushaho gucika intege, ariko inzu ya Dawidi irushaho kugenda ikomera. kandi iyo twagiye tubona mu itorero igihe kinini inzu ya Sawuli igendana n'inzu ya Dawidi. ariko nk'uko byagiye biba, nk'uko byabaye, niko n'ubu bimeze. inzu ya Sawuli iri kugenda icika intege, ariko inzu ya Dawidi iri kugenda ikomera, ikurushaho gukomera. ugomba guhitamo inzu ubamo. kandi ntabwo bigoye kubimenya, ibikwiriye. urukundo rwa Kristo nirwo ruradusunika, niko atubwira. ikindi ndi bubereke byihuse, Abakorinto ba mbere ibice 15, I might need to read several verses to get there. From verse 3, nasoma imirongo myinshi. so you can understand. For I delivered unto you Uri first ku murongo wa which gatatu. also I received how that Christ died for our sins according to the uziko Scripture. nanje kwajyo nanjye nawe kumenya yuko Kristo yapfira ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe, nanone akabonekera Kefa, maze akabonekera abo 12. Cephas is Peter, hanyuma Kefa ni Petero. and Paul the apostle is the one kandi writing Pawulo intumwa niwe wari uri kwandika in church and telling yandikira itorero ry'Abakorinto n'ababwira how ibi, that Jesus Christ was ukuntu seen Yesu of Peter and then of the 12. yabonwe na Petero nawe akabonana n'abandi And after that, he 12. was seen of above 500 hanyuma brethren abonekera bene data of basaga whom the 500. great part remained muri bo unto his abenshi presence. baracyariho But some n'ubu, have ariko fallen bamwe asleep. barasinziriye, At that time, some had died. But bamwe bari barapfuye icyo gihe. try and follow what he's saying. Beautiful. Okay, next verse. After that, he was seen of yongeye James. kubonekera Yakobo. Remember, James was not. This Bivuga is ko James, the Yakobo, Lord's brother, who uyu was ni not, Yakobo wari umuvandimwe wa Yesu, among the 12. ntabwo yari ari mu ntumwa 12. So Jesus appeared to James. Yesu yabonekeye Yakobo, si byiza? Then of all the apostles. abonekera n'izindi ntumwa And zose. last of all, kandi nyuma ya bose nanjye arambonekera as of one born. ndi nk'umwana w'icyenda. Wow. That's quite interesting. Marosatala mandegila ha krosta I kadiras. want to read that verse. ku murongo Go to reka
Living Bible, tujye muri bibiliya yitwa Living Bible. last of all, I saw him too, long after the others, as Kandi though nyuma I ya had been bose, born almost too late for this. nanjye naramubonye kera nyuma y'abandi bose, bimeze nk'aho nari navutse Some bitinze. of us don't give it to you very well, so they kind of add a flair to it that's not really accurate. Even the Amplified Yeah, translation doesn't say it right. Isomero rwa Amplified ntabwo ivuga neza, ntabwo ari kuvuga ibyo. It's like born out of due time, outside the correct time. Yavutse mu gihe yarengeje igihe, atavukiye ku gihe. Time that's known to be like for a child, normally it's 9 months of pregnancy and then the Ubundi child umwana is born. Now, ni amezi out of icyenda, time is either uyu mwana avukira the 9 months, or like the testimony we heard earlier on today, a lady who 2 months after the child was supposed to have been born was still holding the pregnancy. ugasanga umwana avutse mbere y'igihe cyangwa se akavuka agavuka mbere y'igihe cyangwa se akarenza igihe, akamara igihe ari mu nda ya nyina, akarenza igihe cyo kuvuka. Kuri Pawulo rero, The Living Bible says it was actually beyond kuri Pawulo yari yabirenze igihe gisanzwe, wagira ngo yatinze. not earlier than, Bivuze ntabwo ari beyond. kuvuka atagejeje igihe, ahubwo ni ukuvuka byarenze, igihe cyarenze. Now, one of the best, when you read the scriptures, Paul uses Gisomye ibyanditswe, certain events Pawulo akunda gukoresha ibihe in the Word of God, because bijyanye n'imikino kugira ngo agende akore, kuko bari bafite imikino izwi mu Baroma, kuko abantu bajyaga baterana bakareba imikino. Ntekereza ko kandi umukino uzwi cyane hano ku isi ni umupira w'amaguru. Imwe mu mpamvu uzwi cyane ni uko niwo woroshye kuwusobanukirwa. Nta muntu uba ukeneye gusobanurira umupira w'amaguru. Iyo bicaye gusa kuwureba bahita basobanukirwa ibyo ari byo. Igero cy'inyongera mu mupira w'amaguru akenshi kiba igihe nyuma ya minota 90 nta muntu watsinze, bakinjira mu gihe cya prolongation, niyo bita prolongation. 15 y'igice cya mbere n'indi 15 y'igice cya kabiri bakayinduranya, rimwe na rimwe bagafata akaruhuko gato cyane. Nanone babona nta mukino bakafata bagatera penalty. Iyo minota 30 yo gukina niyo ibizwi nk'igihe cya prolongation. Ikindi gihe cyo gifatwa nk'igihe cya prolongation ni cya gihe bita cya gihe hari umuntu wakomeretse, umukinnyi wakomeretse bakaba bahagaritse, iyo babyongeraho ni ya minota y'inyongera nayo barayongeraho. Rero babara ya minota yabayeho ihagaze kugira ngo iminota 90 yuzuye, ya minota bamaze batari gukina. Cya gihe cyo gukomereka ntabwo rero cyitwa prolongation mu by'ukuri. Rero prolongation iba nyuma y'umukino usanzwe, igihe umukino urangiye nta muntu utsinze, bagahita bafata ya minota bayigiza. Njye sindi umukinnyi w'umupira, nta nubwo nkunda umupira w'amaguru, ariko ni umukino woroshye gusobanukirwa hirya no hino ku isi, niyo mpamvu abantu benshi bawukunda.
And so, going into extra time, rero iyo winjiye mu gihe cy'inyongera uba ushaka gutsinda, you fought so hard uba warwanye cyane for the main game. muri wa mukino wose w'iminota 90 wakoze cyane, wahatanye. You can allow yourself to lose now. Ntago rero muri iyo minota y'inyongera wareka ngo utsindwe, You have to win. uba ugomba gutsinda. Rero umutoza aba ashaka gukora ku buryo His best players. ashyiramo abakinnyi be beza barenze abandi, Those of them that got injured, babandi bakomeretse abegezayo, that can't really do it now. usanga batari bubashe gukina. He can't rely Ntago aba yakwishingikiriza kuri wa on muntu using one leg to move. udafite amaguru yombi uri He kucumbagira. can't rely on the one that Ntago can yakoresha wa wundi utabasha kwiruka. He needs two things. Aba akeneye ibintu bibiri. One, Cya mbere, make sure his defense is strong. akamekora ku buryo uburinzi bwe, Score. abadefanseri be So he has to bameze decide neza, none in the aba main na game, rutahizamu bose bameze neza. Arareba handi mu mukino yacitse intege he, or does he ese need bakeneye to, because by being gukuraho on defense, he might wear out the others. abadefanseri, So you want to do that. abarinda izamu, cyangwa bakeneye n'abarutahizamu bakomeye. Ushaka kureba ko arutahizamu wenda ntabwo bari bameze neza. Biterwa n'ukuntu asobanura The match. umukino. And so we leave them for their peculiar teams. Rero But we come to our turereka ku bijyanye n'amakipe yabo. kingdom team. Reka tuze ku ikipe yacu rero yo mu bwami. God's people that are Abantu b'Imana bari hanze hariya kugira ngo batsinde, kandi tugomba kugarura abantu, ubugingo bw'abantu, the last man. ukaba turi mu irushanwa ryo kugera ku muntu wa nyuma. Who is getting the last man in? Who is looking Ninde for the last muntu uzatuzanira mu bwami wa muntu wa nyuma? Ni nko guhiga ubutunzi, treasure hunt? ni nko guhiga ubutunzi. We're looking for the last man. Turimo turashakisha umuntu wa nyuma. Ahari wabona ari njyewe ufite icyo cyubahiro cyo kubona wa muntu wa nyuma, Seize every opportunity. nkafatirana amahirwe yose kubera ko nshobora kuba ari njyewe Sitting before the last man. wicaye imbere ya wa muntu wa nyuma muri iyo resitora. I might just be on the phone with Nshaka the kuba last kuri man. telefone ndi kumwe na wa muntu wa nyuma. Ntabwo rero natakaza ayo mahirwe. And let me tell you, don't Kamabwire kandi hearing about this. byumva ibi, Mind is going back ubwenge to bwawe the bukaba buri Lord that kugenda you have been preaching to for 10 years. kuri wa muntu umaze imyaka 10 ubwiriza. That's not the last one. Uwo ntabwo ari we muntu wa nyuma, uwo nguwo wamaze igihe ubwiriza yaranze. Sometimes you have people Ko rimwe na rimwe souls, they start thinking about that. ubaza abantu kujya kuzana abantu kuri Kristo, akajya kuri wa muntu wa mubyara we amaze igihe abwiriza ariko atamwumva. Twavuga kujya kuzana abantu mu rusengero ugatangira kujya gukurikira babandi wabwiye bakunaniye, ariko numaze igihe umwingingira. Reka mubwire ikintu, rimwe mu mabanga ugomba kumva mu kubwiriza ubutumwa, rimwe mu mabanga nuko abantu bakwegereye akenshi ntabwo ukeneye kubabwira. Ubuzima bwawe nibwo bubabwiriza. Haravuga ngo reka umucyo wawe umurike, maze wowe ujye umurika gusa, abo bakwegereye uramurika nta kindi. Ntukavuge cyane. Nuba uri kumurika bakakubona, noneho ujye ugenda kureba ba bandi batakuzi, ubabwire ubutumwa bwiza. Uwo mubyara wawe arakuzi, inshuti yawe iyo ngiyo irakuzi. Niba rero waragiye uba mu mucyo ukandi uri umucyo imbere yabo, ntabwo ukeneye kugenda ubabwira. Oya, bo ubwabo bazagenda babaza, wenda batanakunyuzeho. Jya ubasengera.
Reach out ugere to those who have not heard. ugende ubwire babandi batigeze Reach bumva, out to those genda kuri babandi that you have never reached. utageze ugeraho. Horahabashandaraba. Ubwo ni ubwenge bw'Imana. Many times you will find that the people that you know Akenshi uzareba ko abantu bakuzi explanation, they may just have questions. bashaka kugira ikibazo And a gusa, simple explanation gets them in. maze igisubizo cyonyine ubasobanuriye bagahita baza, ariko igihe bakiri kuburana nawe Not your candidate. ntabwo ari uba ugomba kubageraho. Pray for them. Ujye ubasengera Live your life before them. maze ubeho ubuzima bwawe gusa imbere yabo. That's all you need to do. Icyo nicyo ukeneye gukora, Then reach out to others. Otherwise, maze ugere Satan ku uses bandi, them as a distraction. kuko satani hari igihe abakoresha nk'ikirangaza, Just continue. bakakurangaza ugakomeza kubabwira buri munsi, bakubwira kujya kubwiriza ubutumwa, ibitekerezo byawe bikajya kuri bariya, Same boss. You've been preaching to that boss. ukajya muri ya bisi buri gihe. Iyo bisi uyimazemo igihe kingana imyaka yose, wagiye ujya kubwiriza muri iriya wa mukoresha wawe. Let your light shine Reka umucyo wawe umurike, and win souls. maze ugende ugarura ubugingo buri ahandi. Wow. So take what I'm telling you seriously. Ita cyane rero kubyo ndi kukubwira, The wisdom of God. ubwo ni ubwenge bw'Imana. So you have many that are coming in. I brought in Paul's due Dufite rero benshi barimo to baraza, help you understand. nzanye ibyo Pawulo yatubwiraga byo kurenza igihe ugiye kuvuka. All nations Kavuga ngo nubwo rero ubutumwa bwiza bwageze mu bihugu byose, city in the ariko buri mujyi mu isi have received the gospel. babwiye ko nabo wakiriye ubutumwa bwiza. The gospel enter. Ariko se ubutumwa bwiza Imana ibara yuko bwageze ahantu gute? Ugomba gukoresha nk'uko Bibiliya bivuga. Use Bible standard. Ujye ukoresha icyo Bibiliya ivuga kugira ngo uvuge ko ubutumwa bwageze ahantu. A land, a Iyo ubutumwa bwiza bwinjiye ahantu mu mujyi, through whatever, how many people God sends in there. abantu Imana yaba yakoresheje bose ngo babugezeyo, They are now responsible. Imana yo ihita ivuga ko aribo bafite inshingano yo kubwinjiza ahantu. That land has received. Icyo gihugu kiba cyakiriye. Entered Samaria. N'abantu bangahe binjiye i Samariya kugira ngo i Samariya bakire ubutumwa bwiza? Filipo, Philip the evangelist. muvugabutumwa Filipo yagiye i Samariya, And preached Christ to them. tangira kubabwiriza He Kristo. was Philip. Filipo niwe wagiyeyo. When he preached Christ to them, Ubwo yabwirizaga he Kristo, ministered to sick and cast out devils. agasengera abarwayi, akenurukana And abadayimoni, reported the matter to Jerusalem. maze ibintu agahita bijyana i Yerusalemu. Apostles heard that Intumwa zumva ngo Samariya yakiriye ijambo. Ntabwo avuze ngo hari abantu i Samariya bakiriye ijambo, had received tuvuga ngo Samariya bakiriye ijambo. not some people in Samaria. Ntabwo ari abantu bakeya Samariya. So now, Peter and John have to Petero go na Yohana rero nabo to ensure baragiye that people receive the Holy Ghost so that now kugira ngo bakore ko ku buryo bakira umwuka wera, noneho babe ingabo z'Imana muri Samariya yose, kugira ngo Samariya yose bayikwizemo ubutumwa bwiza. as far as God was concerned, Ariko ku Mana Samaria was Samariya yari yamaze kurangira. Haleluya. Orabakashantalamande. so now the individual. Rero hakaza abantu umwe umwe. We have been told that Twabwiwe the ko number that God hari umubare Imana ishaka mu bihugu byose by'abanyamahanga, we don't know that number, ariko umubare ntituwuzi. but looking at the signs of the time, Ariko iyo turebye we ku can bihe tell that the by'ibi, time is close. tuba tubona ko igihe cyegereje. Means Bivuze ko the end is near. iherezo riri hafi. So we have to move fast. Tugomba rero kwihuta, And today's technology, kandi ikoranabuhanga ry'uyu munsi rirabyoroshya cyane, we can reach so many people at ku buryo the same dushobora time. kugera ku bantu benshi icyarimwe. I hear that some Christians say Kumva ko abakristo bamwe batizera ko hazabaho kujyanwa kw'itorero.
Does it matter that they don't believe? ese ko batabyizera hari icyo bivuze? That they don't believe will not change anything. kuba utabyizera nta kintu bizahindura. First Reka mbasomere Corinthians ibyanditswe. 15, from verse 15. Abakorino ba mbere ibice 15 kuva ku murongo wa 10 I'm just I mirongo want itanu you to n'umwe. take questions ndabasomera ibice bibiri gusa uyu munsi about rapture. Just ku bijyanye no kujyanwa kw'itorero. I have many to read to you. mfite byinshi nabasomera Behold, ariko I si show uyu you munsi. a mystery. Ati ndabereka We shall ubwiru. all sleep, twese ntabwo tuzasinzira ahubwo twese tuzahindurwa. ntabwo buri wese azapfa all will be changed. ariko abantu bose bazahindurwa. That's already telling you something. Next. In a moment, mu kanya gato, twinkling of an eye, mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga, dead shall be raised impanda izavuga koko incorruptible, and we abapfuye shall be bazurwe changed. ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. This is 1 Corinthians aha ni abakorino ba mbere chapter 15. ibice 15. This is amazing. ibi biratangaje. Let me read you the second one. reka mbasomera aha kabiri. Imagine if the dead did not rise. What would you think? If the dead did not rise, that would mean that after all the apostles died, they perished. This is the argument that Paul presents to us in 1 Corinthians chapter 15. If the dead did not rise, it means we are of all men most miserable. Most miserable. Most miserable. He gives you a full explanation when you read in 1 Corinthians chapter 15. You can start reading it from verse 35. But some man will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Then he explains to you from here. Praise God. Now go to 1 Thessalonians chapter 4. Just the second scripture I want to read to you. From verse 13, I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Now, he said, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Now, he comes to you to tell you about those who are asleep. What's going to happen? He says, we shall all be changed. That means including those who fell asleep. We shall all be changed. But now, more specifically, he tells you about those who are asleep. He says, I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with him. I want you to notice it didn't say, will God take with him? Bring with him. And I explained this some time ago. I'm not going to go into the details now, maybe another time. But it says, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord, remember, we shall not all sleep, saying everyone is not going to die. It says, for these we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. What's he saying? Look at the next verse. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Hey, you don't believe in the rapture? Listen to this one. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. The dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds. That is where the word rapture comes from. Caught up. Because every time we talk about the rapture, you say, I can't find rapture in the Bible. You can't find rapture in the Bible. What about the meaning of rapture? Can you find it in the Bible? It means caught up. Then we which are alive and remain what? Unto the coming of the Lord. That's what he says. Shall be caught up together with them, those who had died and had been raised now. And where are we going? In the clouds. Why? To meet the Lord in the air. He descended and remained in the air, in the clouds, in the air. So we get out of here to meet him in the air. In the air. He didn't say we'll meet him in Jerusalem. We meet him in the air. My brothers and sisters, it is going to happen. I've believed this. It was my main message when I was 10 years old. That's what I was preaching. 10 years old. That's what I was preaching to my friends. Jesus is coming back. And I want you to think about it. When I was 10, I was preaching it. How come I didn't say to myself, after a few years of preaching this thing, maybe I should believe something else? The more I have studied the Bible, the more I have believed it, the more my convictions have gotten deeper and stronger that Jesus Christ is coming. Not just coming, he's coming soon. And that trump will sound with the voice of the archangel. And that we're going to be caught up from here. It's going to happen. And we will meet the Lord in the air.
And it says, and so shall we ever be with the Lord. Hallelujah. Ever. Ever. We're going to be in his entourage. Ever. So if you know any Christian who says he doesn't believe in the rapture, tell him to stop deceiving himself. He's deceiving himself. Oh, so what does he believe? If he doesn't believe in the rapture, what does he believe? Okay, he believes that the kingdom of God is supposed to be in this world only. ubwo yizera ko ubwami bw'Imana bugomba kuba ku isi hano gusa. Niba atizera ku kujyanwa kw'itorero, hari wabona atizera n'uko ijuru riba. Kuko imwe mu mpamvu tuzajya mu ijuru, nuko Yesu yavuze ngo ndashaka ko baza bakabona aho nkomoka, ndashaka ko bazaza bakareba. N'igihe yasengeye azatujyana mu ijuru kugira ngo turebe ko ibintu byose yatubwiye byari ukuri. Ibintu byose twajya tubona amayishurirwa y'ijuru, iyo ni amayerekwa gusa. Shaka ko tugerayo tukahareba rakoso prato. Shaka ko tugenda noneho nyuma tukagarukana nawe kugira ngo dutegeke ibihugu by'amahanga kumara imyaka 1000 mbere yuko habaho gucirwa urubanza. Imyaka 1000 yose. Niba rero utizera ku kujyanwa kw'itorero, ahari ntabwo wizera iby'ijuru. None niba utizera ijuru, ubwo ukaba utizera aho niko nijoro ribaho, ubwo ni ikindi cy'utizera. Utanajya gutekereza ko ahari, menya utizera Yesu. Kuko igitabo kikubwira ku bya Yesu, kikubwira n'ibi byose. Niba rero ufite ikibazo ku kuba itorero rizajyanwa, ugomba rero kubona ufite ikibazo ku kuba yarajyanwe nawe mu ijuru. Enoke yarajyanwe mu ijuru. Eliya yajyanwe mu ijuru. Yesu yajyanwe mu ijuru. None biravuga ngo yajyanwe mu ijuru. Ko ni ukujyanwa. Ntabwo ari twebwe ba mbere tuzaba tujyanwe. Niba rero utizera kujyanwa kw'itorero, ntabwo wizera ko Enoke yagiye, ntabwo wizera ko Yesu yagiye, ntabwo wizera ko Elisa yagiye, Eliya nawe yazajyanwa. Ni iki kintu utizera? Hari abantu utizera nuko yanabambwe. None kuki uri umukristo? Kuki uri umukristo? Ntabwo bigoye kwizera ibi ngibi. Biranditswe, biri muri gitabo. Ntekereza ko igituma uwo ari wese atabyizera nuko badashaka kubyizera, kuko hari inshingano nyinshi zizana no kubyizera. Ko niba ubyizera ko Yesu azagaruka ngo tukurwa aha, abatiteguye nibo batabashaka kubyizera. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mwaka 2026, reka tuzane mu gakiza umuntu wa nyuma, kadushaka wa muntu wa nyuma, bwa bugingo bwa nyuma bwatakaye. Tugende tumushake, dushakisha aho ari.
Wow. Glory to God. Imana ihabwe icyubahiro. We're going to pray right now. Uyu mwanya rero tugiye gusenga, Talk to the Lord. Thank Him. tumushime, shimira Imana ku bw'ijambo yaduhaye. And you declare your faith in Jesus Christ. I Kandi believe that wature Jesus Christ kwizera is kwa the Yesu Son Kristo. of God. Nizeye ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana n'umutima wanjye, You ndabyizera. declare that truth. Ko kuruka kwatura, I declare ndatangaza Jesus ko Christ is Yesu Lord of my Kristo life. ari we mwami w'ubuzima bwanjye. I believe with all my heart. Ndabyizera n'umutima wanjye ko Imana yamuzuye mu bapfuye. La grosta kila mantori. May God use you to find Imana igukoreshe kugira ngo uzazane the lost souls. ubugingo bw'abazimiye. Just keep praying while Komeza usenge. Elijah sings King of Heaven. Ubwo rero tugiye kuririmba indirimbo yitwa Mwami w'Ijuru. Your blood you paid for every soul and gave us a name so man can